mu gice cy'ejo hatambutse muri pati 40 nangwa se igice cya 40 twari twasize Jesse ari kumwe na Logan. Gayeri yaramaze kumuhamagara ndetse Logan yaramaze kwitaba telefone amaze kumva amagambo Gayeri yararimo avuga. Ako kanya rero Jesse yahise aza. Inkuru yacu reka tuyihere kuri aba bombi babiri. Logan yahise yegera Jesse aramubwira ati be, ndarota ibintu numvise ni ibiki. Jesse arikanga akamubwira ati sweet, ni ibiki kandi bibaye ko numva uri kumbaza ngo urarota, habaye iki, ni iki kijya mbere, ese ko mbona ufite telefone yanjye mu ntoki. Logan ahera akamufata akaboko akamwicaza mu ntebe amufata mu biganza akamubwira ati Jesse, reka nizere ko ibyo numvise ari ibinyoma, reka nizere ko ndi kurota nta kuri kubirimo. Jesse ariko ati sindasobanukirwa, n'ubu sindamenya icyo ushaka kuvuga. Honey, what's going on? Undi ati none se umuntu witwa Mine Crush uguhamagaye ni muntu ki, asobanuye iki kuri wowe? Ese wowe nawe mupangana iki? Araguhamagaye, ndabanza ndeka telefone yikureho. Akomeje kuguhamagara nyitaba ngira ngo mubwire ngo uri mu basing room, uraje umuvugisha. Ariko mbere yuko turenga aho ngaho, mbere yuko dukomeza, kuba nitabye isimu yawe ndakosheje. Njya numva ngo burya ngo kureba muri telefone y'umukunzi wawe ngo ntagabe ari sawa. Ese we birakubangamiye? Jesse ahita amubwira ati no baby, njye ntacyo bintwaye kuba wayirebamo, kuba wakitaba umuntu umamagaye. I don't care anymore, kubera ko you are mine kandi nanjye ndi uwawe. So rero kureba muri telefone yanjye ni nk'uko nanjye nareba mu yawe, no kuba wayitabye ntekereza ko nta kibazo kirimo. Undi ati okay, ngaho nsobanurira umuntu uguhamagaye kugeza nubwo kwita babe. Who is you? Asobanuye iki kuri wowe? Ese ni muntu ki? Jesse kandi ntugerageze kumbeshya, ntumbeshye pe, be honest, umbwize ukuri. Jesse ariyumvira mu mutima ati noneho ndafashwe, akanjye karashobotse. Se noneho Logan ndamubeshya iki? Ese ndamubwira ngo iki? Ariyumvira akamubwira ati be, ndeba mu maso, urabona ndi kureba gute? Ese ndareba nk'umuntu wakubeshya? Undi ati reka nkubwire, iteka ibintu tuvuga byaba ari ukuri nangwa se ikinyoma, imitima yacu niyo ibiza ukuri. Ushobora kundeba mu maso ukanyereka ko nta kinyoma kirimo, kandi mu by'ukuri umutima wawe uzi ukuri. Nangwa se amaso yawe akanyereka ko ndi kumva ukuri, kandi mu mutima wawe n'ubundi harimo ikinyoma. Yego ndabizi ko hari igihe amaso adashobora guhisha ukuri, cyane ko rimwe na rimwe amaso nayo ajya abika amabanga, ariko buriya ukuri kwinshi kuba mu mutima. Jesse aramubwira ati baby, Mine Crush uriya ubonye uhamagaye, he is nobody, ntawe ari we kuri njyewe. He means nothing. So ndi uwawe wenyine. Logan ati none kuki yitwa Mine Crush?
Jesse ati ibyo ntabwo birenze. None se ntujya ubona ko nahise mbi namwanditseho mine? Ese ubu munsi nawe yamamagaye ukabona handitseho mine, ntabyo uzabigiraho ikibazo? Izina ntacyo risobanuye babe. Ndati okay, niba uri kumbwiza ukuri Imana ishimwe, gusa ndakwinginze ntuzigere umbabaza, ntuzatumye nicuza umwanzuro nafashe wo kugukunda, ntuzatume urukundo ngukunda ruhinduka urwango, kubera ko njye nkunda nk'umusazi, najya kwanga nkanga nk'umusazi. Iyo ngukunze mba nagukunze. Bereka nkubwiza ukuri, mu buzima nshobora gukinisha ijambo meze neza, nkaba nakinisha ibindi bintu ibyo ari byo byose, nkakinisha kubwira umuntu uko rwose namwishimiye, ariko sinjya nkina n'ijambo ndagukunda. Iyo ntoboye nkabwira umuntu ngo je t'aime, nangwa se nkamubwira ngo I love you, se mu kinyarwanda cyacu cyiza nkamubwira ni ndagukunda ntakubeshye, iryo ni ijambo ntajya nkunda kubeshya. Iyo nkubwiye ko ngukunda mba mbikora by'ukuri. Rero ntuzatume nicuza uyu mwanzuro ngo nicuze impamvu nagukunze, yewe nicuze impamvu ari wowe nahisemo. Be, muri Canada hari abakobwa benshi beza, hari ingeri zose, hari abazungu, hari abarabu, hari abirabura, mbese abantu bose uzi babaho kuri iyi si bose barahari. Ariko muri abo bose nta n'umwe nigeze nkunda, nta wigeze unyeganyeza inguni z'umutima wanjye, nta n'umwe wigeze utuma niyumva nk'uko niyumva uyu munsi. No kuba nkiri hano, kuba ntaratekereza kugaruka mu rugo, it's just cause of my feelings. Uburyo ndi gufilinga urukundo ngufitiye byakabaye bituma byibura wumva kukunzwe. Wa mukobwa we nsigaye ngukunda, ndi mu rukundo rwawe, kandi I'm deep in love, so please ntuzatume nicuza. Jesse ahita amusoma akamubwira ati be, ariko ari nako amwenyura ati ndagukunda kandi ngukunda urukundo rutari urw'uburyarya, ngukunda n'umutima wanjye wose. Mbere nagerageje kubyerura ariko ntibyampira, so uyu munsi nagize amahirwe iyo kubikugaragariza. Ntuzigere ushidikanya ku rukundo ngukunda, kuko kuba ngufite iruhande rwanjye byonyine ni umugisha, byonyine ni ingabire, uri impano kuri njye. Ntabwo nzatuma wicuza, nzakurinda kubabara. Logan ati okay, reka nkwizere, n'ubundi urukundo rutarimo icyizere ntacyo rwaba ruvuze, nta n'icyo rwaba rusobanuye. Ariko ndakwinginze ntuzatume nicuza, reka mbigusubiriremo, ntuzatume nicuza. Tuve kuri Logan ndetse na Jesse, twigarukire kuri Krenia ndetse na Ria. Bari hanze noneho, ubona ko Krenia
atangiye kugenda ariko nyine ukabona nyine na speed irimo gusa ubona ko ari kugerageza. Riya aba ari kugenda amuterera intambwe akamubwira ati sise noneho tambuka, nugera hano mpagaze uraba ugitsinze. Kreni ati nananiwe, narushye, ndumva mu maguru ntangiye gutitira. Riya ati oya muvandi, njye nawe twasezeranye turi gukina umukino, nutsindwa uraza kunyishyura kandi nutsinda nanjye ndakwishyura. Kreni yaraseka akambwira ati ariko muvandi kugigira cyane, waretse nkaruhuka, igihe nahereye ngerageza kugenda urabona basi hatari icyo nakoze. Riya ati wagerageje ariko harabura imikino 3 yonyine, uyitsindwa bimwe twasezeranye niko biri bugende. Kreni ati basi Riya mpa iminota 3 yonyine mbanze nicare. Riya ati oya ntago wongera kwicara mu kagare. Riya ahera ko akagenda agafata akagare akakajyana mu nzu, agaruka amubwira ati Kreniya, anamuhamagarira kure akamubwira ati muvande urabana hano mpagaze, ngwino hansange nkubwira akantu keza. Kreni ati uri kure ntago nahagera, ndananiwe. Riya ati ariko subwo uzagenda gute kandi utagerageza? Kreni ati tumaze amasaha 2 tugerageza ariko ndumva naniwe, basi ngirira impuhwe. Riya ati oya ndabyanze, nubyanga ndaguha igihano. Uyu munsi telefone yawe ndayirarana, n'ejo nzayirirwana, urarara utavugishije Hamza, n'ejo uzirwa utamuvugishije kandi ndabizi uramukumbura. Nyuma y'umukino ndashyiraho n'ibihano. Kreni ati surakomeje? Riya ati ndakomeje muvande. Kreni ati okay basi let me try, ndebe ko nkugeraho. Riya bafite telefone ya Kreniya arimo arebamo atuje. Arimo ayirebamo asa n'uwikanze, akikanga akavuga ati Jesus ntibishoboka, ibi ni ibiki mbonye? Ahita ahamagara umuvandimwe we akamubwira ati muvande ibintu mbonye ndumva wagira ngo ndi kurota. Kari agatangira kwikubita uduki two ku matama kavuga ati Kreniya umenya ndi kurota, ibintu mbonye sinzi ibyo ari byo, ese ubundi ibi ni ibiki? Ibintu ndi kubona wambabariye ukihuta nawe ukaza ukabibona ko mbona ntazi ibyo ari byo, mana mbega ibitangaza. Ibi bintu Raulu na Kari nibabibona bari buze kumirwa, ibaze ko nanjye numiwe. Kreni ati ariko sibyo ni ibiki? Wambwiye mbwira ndakwinginze, Riya ubonye ibiki? Muri telefone yanjye harimo ibiki? Riya ati nutangeraho ntago mbikubwira, gusa ndabona ari byiza. Mana we ndumva nahamagara dadi na mami nkababwira, ese noneho Raulu na Kari baraguhemba iki? Kreni yaraseka ati ariko Riya uzi ko abo ngabo ari ababyeyi bo wita mu mazina? Riya ati none se bitwaye iki? Raulu se niyitwa Raulu na Kari yitwa Kari, si amazina yabo? None se njyewe dadi yari kunyita Riya nangwa ari kunyita umwiza, saba ari kumamagara mu izina?
Crane yaraseka akabwa atari kuri stubborn. Ahera kagakomeza kugerageza ngo arebe byibura ko yamugeraho. Ageramo hagati akananirwa. Riya akamubwira ati muvande nutagera hano ntago ndi bukubwira inkuru nziza mbonye muri telefone. Crane ati wambwiye koko. Riya atari ko se ko numva umuntu uri kundya ibi bintu sinabyihererana ahubwo mbwira hari amayinite. Crane ati se ntago uzi ko Hamza yarayanguriye airtime y'ukwezi. Ushaka guhamagara ndetse ubundi. Crane ati ndashaka guhamagara Raoul. Karati nyumvira kandi none se dadura mubaze iki. Riya ati ngomba guhamagara Raoul amubwira inkuru nziza mbonye. Mbega inkuru nziza we iyo sinayihereranye. Umva ko bavuga umuntu uri kundya shawo. Crane ati Riya iyo nkuru nziza ushaka kubwira dadi njyewe ntarayimenya ni gati ki. Riya tumva ubu se noneho ko udufaranga twanshiranye njyewe ndaguhereza iyihe mpano. Ariko Raoul arahari ngomba kumwaka amafaranga nanjye nkaguha impano kuko ukwiye igihembo. Ariko se waza kuyaka karira Raoul rwose yangoreweho buri munsi niwe naka amafaranga buri munsi. Kuri iyi nshuro rero ndaza kuyaka karira ariko ndaza kuguha impano nziza kandi nini cyane. Atari kuri Crane atari kuri kuntera amatsiko wambwiye mbabarira ndakwinginze kandi ndananiwe simbasha kugera ahantu uri. Crane ati nutaza nabyo nkubabwira. Ahita ahamagara. Mu guhamagara abahamagaye Raoul papa we. Raoul aritaba ati karame mukobwa mwiza wanjye meze neza. Riya ati Raoul ntago ari Crane. Raoul ati oh baby wanjye umeze neza. Riya ati nari ngize ngo ugiye kumpamagara ibindi. Ni njyewe sheri mukuru muri uru rugo ni njyewe ubanza na Kari azi inyuma yanjye. Raoul araseka akambwira ati none se umeze ute. Umeze neza. Riya ati meze neza cyane birenze ibikenewe. Raoul ati none se ko numva wishimye mwana wa. Riya ati dadi ngo ufite iyi nkuru nziza ahubwo butegura ibihembo. Raoul ati habaye iki. Ndategura ibihembo byo guhemba ndetse kandi. Riya ati byo guhemba umukobwa wawe. Raoul ati ko mbafite muri babiri se ndamenya ari ndukwiye guhembwa. Riya ati byo guhemba Crane. Raoul ati none se noneho yamenye kugenda arimo aratambuka neza. Riya ati nyumvira dadi kweli none se namenya kugenda nabwo uzamuhemba. Raoul ati cyane nzamuha igihembo kuko azaba agerageje ibintu bikomeye. Riya ati si ibyo ndi kuvuga rero. Raoul ati mbwira nyine wintera amatsiko. Riya ati dadi. Raoul ati karame mukobwa wanjye uzi ko. Undi ati yego. Uzi ko Crane yabaye uwa mbere mu gihugu. Raoul ati ngo iki. Ngo yabaye. Ati nibyo wabyumvise neza. Urabizi ko ejo batangaje ko uyu munsi amanota azasohoka. Namujijishije rero
twari turimo twiga kugenda, nako narindi gutuma yongera kwiga kugenda, ndamujijisha njya gufata telefone ye, ndagenda nshaka index number ze, nzandikamo, nagira ngo mbanze mbirebe mbere yiwe, wenda ninsanga ari bibi tobe turetse kubimubwira, ariko dadi ibintu mbonye n'amaso yanjye ndumiwe. Niba ufite amanota ya mbere nawe ati nshuwa ntabwo bishoboka, gute se kandi igihembwe kimwe cyonyine? Navuga ko ari igihembwe kimwe yize, kuko icya kabiri yagitangiriyemo hagati, none aje ari uwa mbere. Unbelievable. Nawe uratiriya Kenya mumubwire akore liste y'ibintu byose ashaka, njyewe ninza ndabimuha. Ati none njyewe ukumenyeye amakuru urampemba iki? Nawe uraraseka ati none se urashaka iki kandi? Ati ndashaka amafaranga. Nawe ariko se ise ntushaka n'inzi iki kandi? Ati dadi wowe yame nzakwereka icyo nzayakoze. Kenya yumva amahushuka akavuga ati Ria, numvise uvuga ibintu by'amanota, numva uvuga abantu ba mbere mu gihugu, ninde watsinze? Siko nari nabyibagiwe, nanibagiwe ko uyu munsi amanota ari busohoke. Mbwira, zana telefone yanjye hano ndebe. Ati nayo nguwo, gerageza utere intambwe unsange hano ndi nkubwire inkuru nziza. Tuve kuri aba ngaba bombi twigarukire kuri Calvin. Calvin abagarutse muri ya bara yicaye, uwitwa Atete ahita ahagera aramuramutsa akamubwira ati hey Calvin. Calvin ati hey Atete, are you okay? Atete ati yes I'm okay. Calvin ati sure? Atete ati very sure, I'm really okay. Calvin ati se ntiwandakariye? Atete ati oya ntabwo nigeze ndakara. Abarimo amuseriva icyo kunywa yarangiza akicara iruhande rwe, ahita amubwira ati Calvin hari ikintu nshaka ko tuvugana. Calvin ati ni iki? Nicyo ushaka kumbwira? Atete ati Calvin ndashaka kugusaba imbabazi, ejo bundi nakwitwayeho nabi, ntabwo nitwaye neza, kandi dore n'amafaranga warengejeho ngaya ndacyayafite, akira nyagusubize. Calvin ati oya never mind, nta kibazo, ise nizo ndazifite, Imana yampaye umugisha, natarariya nari kuyaguha. Atete ati oya urakayama binyuze mu nzira nziza tutabanje guserera, kandi ikindi umbabarire ko nari ngiye kugukoresha ibyo udashaka. Mbabarira rwose, nakoze amakosa kuba naragusagariye no kuba naritwaye kuriya imbere yawe. Ni amakosa akomeye, ni amakosa ahambaye, ntabwo bizongera. So nk'uko wari wansabye ko njye nawe tuba inshuti zisanzwe, ntacyo bitwaye twaba inshuti zisanzwe. Ariko ndifuza ko wambabarira ukirengagiza uburyo nakwitwayeho
nitwaye nabi pe, ntabwo nigeze nitwara neza. Hariya nagaragaje intege nke. Calvin aravuga ati Tese, njye nta kibazo mfite, nta nubwo ntekereza ko hari ikosa rihambaye wakoze. Ni ibintu bisanzwe bibaho, ariko hari ikintu tugomba kumenya. Ntabwo umuntu wese muhuye ukubwiye ko yagukunze nangwa se yakwishimiye biba bisobanuye ikindi kintu. Umuntu ashobora kukwishimira akumva wamubera inshuti ye ya hafi, akumva wamubera inshuti magara, agashimishwa no kukubona mu buzima bwe hatarimo kujya mu buriri. Nta giteka umuntu wese ukubwiye ko yagukunze bisobanuye biriya. Umuntu ashobora kugukunda akagukundira uko uri, agukundira imico yawe, nangwa se akakwishimira akumva kuba ari inshuti yawe byonyine bimuhagije. Ntabwo bisobanuye ko umuntu ukubwiye ko yakwishimiye akakubwira ko agukunda ari kiriya bisobanuye. Ese ati ndabyumva. Erega ikibi cyamaze kugera mu bantu. Umuntu iyo akubwiye kuriya nta kindi utekereza. Hari n'igihe umuntu akubwira ngo ndashaka kukubera inshuti, wowe ugatekereza ubushuti busanzwe kandi we hari ikindi asobanuye. Niyo mpamvu rero biba bigoye kumenya ubushuti umuntu aba ashatse kuvuga. Ariko nk'uko wari wabinsabye, nanjye nakifuje kukubera inshuti, nanjye nakifuje kuba inshuti yawe ya hafi. Calvin ati nta kibazo, ni ukuri rwose twaba n'inshuti, nkaguhuza n'umugore wanjye nawe ukamumenya, ukaba inshuti yacu ya hafi niba ntacyo bigutwaye. Ese ati ntacyo bintwaye, icyo nshaka ni kimwe, nagira ngo nkwisabire imbabazi ukuntu nitwaye byonyine, kuko numvaga rwose waratinze kugaruka hano kugira ngo ngusabe imbabazi, ubwire ntimbabarira. Calvin ati nta mutima mubi, kandi I will understand you. Ntabwo nakuvebira imyitwarire wangaragarije, kubera ko iyo aza kuba undi wenda udafite amahame nk'ayo mfite biba byarabaye. So njye ntabwo nakubureminga, ndinde wo kukubureminga, ese ndinde wo kugucira urubanza. Nanjye ntabwo ndi perfect, ndakosa. Ahubwo ikosa ni ukutamenya ko wakosheje. Buriya iyo wamenye ko wakosheje ugakosora amakosa ntacyo biba bitwaye. Ahantu bibera ikibazo ni cya gihe umenya ko uri mu ikosa ugahera ko ukaryirengagiza, ntunasabe imbabazi. Nanjye umbabarire, nanjye nshobora kuba ntaritwaye neza, kandi nanjye ndumva nk'ubohotseho. Tesi araseka akamubwira turakoze, yarangiza akamubwira ati Calvin, Imana izamfashe imwe umugabo umeze nkawe, ushobora kuba ugira urukundo kandi ugendera ku mahame yawe, kandi imyanzuro wafashe ntujye uyivaho. Narabigukundiye. Ahubwo rero nanjye reka ngire icyo nkwisabira, nk'uko wari wabinsabye ngo njye nawe tube inshuti, njye nawe twikundanire. Noneho kuri iyi nshuro nyemerera aba ari njye ubigusaba. Ese wanyemerera njye nawe tukaba inshuti? Wanyemerera
nkaba inshuti y'umuryango wawe iya hafi. Inkuru yacu reka tuyisubikira ahangaha. Inkuru yitwa na Mbabazi Naguha. Ese koko Calvin aremerera Atete baba inshuti? None se ko yifuje kuba inshuti y'umuryango, aho kasi azabyemera? Nangwa azagira ubwoba avuge ngo uyu mukobwa nawe azambera nka Debora? Ese koko ubushuti bwa Calvin na Atete buzaba ari ubusanzwe, nangwa n'iturufu yo kumujyana gake kugira ngo azamwigarurire, yigarurire umutima we gake gake? Ese koko Kirenia azagira aho ngaho noneho agende neza byeruye neza cyane byanyabyo nk'ibisanzwe nta kibazo afite? Dusize Kirenia amanota yasohotse, yewe afite n'amanota ya mbere. Ni iki kigiye gukurikira? Jesse yikuye mu nzara za Logan, aramukomveka birangira nta kintu byangije. Ese azakomeza guhisha yuko we na Gayeri bari mu rukundo kugeza ryari? Ese umunsi Logan yabimenye bizagenda gute? Byose rero tuzabyumva mu bice bizakurikira. Nkuko mubizi, inkuru yitwa na Mbabazi Naguha. Njyewe nitwa Atete, ni njye uyandika kandi ni nanjye uyibagezaho.